bakavuga bati bose bagiye ba Fiston Kayere bagiye hari ariko iyo record ntabwo urayishyiraho habanje o bita Barakampeni rajyaga yogeza kavuga ngo Kifaru Munyarwanda Kifaru cya Kinyarwanda aya ubwo Kagere aya wabona uwambi aya ubwo twavuyeho tugiye ko bita ngo ni Farukumiya wenda ntabwo yakoze ibigwi nk'ibya MK14 ariko yabaye umugande wakinnye ku mugabane w'Uburayi wamugejejeho muri Turkiya exactly kandi arawudunda haya ubwo ngubwo ndakubwira izo record zishobora kuvuga zishobora kumpereza uburenganzira bwari bwo bwose kuba nakwicara n'umuntu ari we wese mu mupira abo ni babiri komeza abo ni babiri ayo ubwo twagiye Kimwasi wenda ntabwo yagaragaye cyane ko yakinye muri Sidon avuye muri Bandari ya Kenya wamukuye muri Bandari ya Kenya umujyana muri Sweden aragenda cyane mu cyiciro cya kabiri bisa n'abasedo hariya muraganira umukinnyi agerayo ose badman ntukomeye cyane aya wa kane mvana umuntu wari waratawe baranamujugunye ariwe Bashunga Buba Rayon Sport yaramutwaye mushyira muri Musanze barajugunya aragenda atangiye ubuzima bw'i Kigali nk'umunyamujyi mujyana muri Kenya Bandari Rayon Sport umurira ubuzima exact oya burya n'Imana ntango nge ariko se nawe wamugaruye muri Rayon exact nibyo nshaka kukubwira Rayon Sport iza kugira conflict urabyibuka n'Abakame urabyibuka cyane Bakama abaterana ahantu hakomeye cyane ikipe iri mu matsinda bari kumwe na Yanga bari kumwe na hapfuye ibintu byinshi birazwi Gacinya arampamagara na Prosper nabo ndongenda bashimiye cyane n'abanyamujyi burya barambwira hariya muri Alpha Palace bati zana Bashunga Buba ndabwira ni amezi 3 buri kwezi twatugura miliyoni bashyiraho miliyoni 3 banyuriza indege ndamushimira Prosper yishyuye nka sangape ndagenda njya Kenya ibyo ndabirangiza ngarura umuntu sezo bagudukubita miliyoni 8 ndamubwira ntifujya mu izamu ikipe igeza mu matsinda hari icyo bambaza Rayon Sport warayifashije oya hari icyo bambaza oya ntacyo bakubaza hari aho ku matsinda warabikoze uwa gatanu aya ejo bundi APR Football Club irambwira iti twebwe kugeza bakakanya twazanye system y'abanyamahanga by the way njya nkunda no kubivuga abantu bakambwira bati fact oya noneho azanye icyo bita fact superman ibimenyetso umwana yari yamamagaye nijoro reba iyi telefone yije sangahe Amadosi yamamagaye sangahe Amadosi Rwanda yaguhamagaye saa 11:24 z'ijoro yamamagaye ndi kumwe na Claude twari kumwe twari turana Amadosi yakwihamagarira kuko urumva ejo naramubwiye nti ko nta bitego mbona udatsinda bimeze bite ko ari penalty gusa ariko ibintu yambwiye nabyumvishije yambwiye ati umupira w'amaguru usaba kombinezo y'igihe kirekire no muri Mauritania iwacu kugira ngo gufatisha abantu mu ikipe y'igihugu n'ikipe nakinaga nuko abakinnyi baba bamenye ikipe narabibwiye mbibwira n'abantu bumva hari abantu bablaminga ngo APR ngo yakoresheje amafaranga menshi umupira w'amaguru ntabwo uba ku munsi umwe Barcelona kugira ngo itware igikombe Champions League inshuro nyinshi murabyibuka yigeze gutanga miliyoni 200 z'amayero yego hakuvamo umukinnyi umwe muzabikurikirana yitwaga Umutiti ayandi yose arahomba abakinnyi bavamo ariko umupira w'amaguru iyo wubaka buriya usa n'utereta ntabwo ushobora gutereta ngo umukobwa nagutera indobo ngo uvuge ngo ubunanzwe urakomeza ugahataho buryo uzari bari n'umukobwa ugeraho akakwemera kubera pressure cyane you get what I'm saying akona wakomeje wanambiyeho abanyamujyi bavyita ngo abagande b'abanyamujyi ngo nukuremeraho ngo yaremera ko buvaho abatandere bakavuga ngo ebana jamaa banduki ukaho banduki avaho kabisa ntavaho sasa rero umupira w'amaguru ibyo nari ndimo kumubwira namuhaga briefing nk'umuntu wamuzanye mu Rwanda ariko nanamubwira inti shyiramo agatege turashaka ibitego kubera yuko uri umwana muto imyaka 25 urayigeza dufite urugamba rurerure rwo kuzakora amafaranga ndashaka ko umunsi umwe buri cyumweru uzajya ukorera 50,000 kamwerese Burayi kandi birashoboka imyaka iracyari mito kuko umupira w'ubukinwa n'imyaka mito Superman rero Claude nagira ngo nkubwire ngo ikaze ugize amahirwe yo kuganira na agenti wa mbere muri Afrika no kwisuzwi aya ni amahirwe Rayon Sport iguhaye yo kuba wicaranye na The Badman from Zero to Hero by the way ejo bundi hari umuntu wambwiye akantu nkavuge ariko reka na president vuge reka kavuga so reka na president vuge ejo bundi hari umuntu wambwiye atari amazina yawe yavuze yose twari Nyamirambo ati afite ibintu byinshi atahubwo uzayandikemo igitabo ati kuko buri yuvuze ngo the game changer we ni nako yambwiye ati buriya his excellence president wa republika yacu ni game changer ati game changer uzi icyo bivuze wanabimbye ni kano sino wagenda uryandika wanabimbye ni kano sinarakuye ni kano ni colonel w'igihugu yambwiye ati game changer buriya bivuze ibintu byinshi cyane yuvuze ngo the game changer umuntu windura umukino you find things are bad and you change them the game changer from Zero to Hero our country from nowhere to everywhere the Badman super manager from just in the forest and now my name is spread everywhere in the world so buri wese azajya agenda ari nawe arakwemera asante sana super manager this way reka tube turekeye aho ngaho most welcome reka twakire Claude another chance abigemo neza another opportunity once again katwakire Claude buretse ni nakwambuye ijambo ni kumwakira another chance another opportunity baravuga ngo
golden chance comes once. You have it now, speak to me. Claude arakubwira ati ikiganiro arakinyambuye amahirwe. arakinyambuye ngaho opportunity and other chance nabyumvise kugira ngo hari nubwo wenda yagejeje kuboroka ibyo avuga kuboroka mu gifaransa kera ari bitaga poeme ukaba wavuga ngo poeme ukayiva mu gifaransa ugasura bakagira ngo ururimi somo ryaraborotse ni ibintu yaborotse asanzwe ariko icyo byumaya ni umugati nyine ariko ntago wamuha ari umuntu witwaga Sebastian wakoraga kuri BBC yakundaga kubaza abaperezida cyane abantu b'abayobozi akababaza akabafacinga gutya kubaza nk'ikibazo na His Excellency bize guhura aravuga ati nabonye umuntu usubiza kandi agasubiza murebana kandi agusubiza ibintu rwose ugahita wumva ko agusubije uyu rero ntabwo yahura na Sebastian ko ikibazo yamaze ashobora kutacyumva uko yakivuze ariko ibyo yaborotse byarabizi reka tuganire rero kinyamupira noneho Claude tuguhaye ikaze muri Radio Rwanda hano umaze kuhagera mu rugo reka mpere ku kijyanye n'abafana cyane wenda ibyo mu kibuga reka tube tubiretse twigire ku bafana match